Uyu munsi twaguteguye icyegeranyo kigaruka ku buzima budasanzwe bw'imisambi, ahanini turibanda ku burumbuke bwayo. Uretse kuba imisambi ifite isunzu iri mu biguruka bifite ubwiza buhebuje, imisambi ifite umwihariko wo kugira disipurine cyangwa ikinyabupfura mu gukundana, hamwe ishobora kubirusha benshi mu gihe cya none. Iramutse inagira idini, ishobora kuba itabarizwa muri rya rindi ryemera gushaka abagore barenze umwe cyangwa se polygamy. Ubundi wari uzi ko imisambi ishobora kwifashishwa ngo tuyigire ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye? Iki cyegeranyo kigufate guhera na Rwanda Thousand Stories ubundi umenye uko ibigenza. Iyo umusambi ubonye bikundana, yombi uko ari ibiri irihuza kugeza ubwo ibanye mu buryo ishobora kubana ubuzima bwayo bwose. Mu gihe cy'uburumbuke, umusambi w'ingabo w'ingore ishaka ahantu hayo hihariye ho kuba kandi ikaharinda cyane. Iyo iteye amagi, yombi isangiye inshingano zo kuyitaho. Imisambi igira ubufatanye buri ku rwego rwo hejuru. Igihe cyo kurarira amagi, wari uzi ko ibisimburana kurarira amagi, kurinda icyari no kurera imishwi. Imishwi y'imisambi ikuraho buri munsi santimetero 2.5. Nubwo ivuka ari mito, irakura ikagera kuri santimetero 120. Imisambi ishobora gutega amababa kugera kuri metero 2. Iyo imishwi imaze gukura, ya misambi isubira mu buzima busanzwe, ikongera igasanga indi, bigatorera hamwe mu itsinda. Imisambi itaratangira kororoka iba iri kumwe mu itsinda umwaka wose. Imisambi ifite ubumuga idafite amababa birayigora kubangurira, kubera ko ubusanzwe imisambi y'ingabo yifashisha amababa yayo igihe iri kubangurira kugira ngo itagwa. Imisambi yubaka ibyari bireremba bikozwe mu byatsi n'ibindi bimera, kandi ibyo byari bikaba birindiwe neza mu byatsi birebire byo mu gishanga kugira ngo inyamaswa zitangiza amagi. Ese wari uzi ko imishwi y'imisambi ishobora kwiruka nyuma gato yo guturagwa, kandi ishobora no kuguruka mu gihe cy'amezi 2 gusa? Hanyuma se kandi wari uzi ko imisambi ifite isunzu ariyo yonyine mu bwoko bw'imisambi ishobora kurara mu biti? Irara mu biti bisakara hejuru biteze nk'iminyinya. Ubu bwoko bw'imisambi kandi butera amagi hagati ya 1 n'amagi n'ingunga imwe, bukayarara mu gihe kiri hagati y'iminsi 28 na 31. Icyo twasoreza ni ikirebana n'abagabo bafite aho bashakanye cyangwa benda gushinga urugo. Ese ufasha cyangwa yiteguye gufasha inshingano umugore wawe cyangwa umusambi kurusha kumva ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye? Gusa uko biri kose, nizere ko bitarangira ugayitse. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment ku bindi wifuza ko twazagukoreraho ubutaha.